mawe Imana yaguhaye urugo rwiza pe ntakibaye rwose ariko wabyihore ama urugo rwiza se abana bo ntibananiye dore rubyogo wo nguwo sinkimenye yaba Zebide yariwo mugabo wawe aranze arabuze ubu se nezerewe he yama urugo rwiza nezerewe ko narinje kumurebera ahangaha mvuga nti wenda buriya kubera ko yajyaga aza mvuga nti wenda ubu yahukaniye hano iwawe muzaniye n'utuntu hano mu ibaga two kurya mvuga nti wenda waranamuhangayikishe kuba yataye urugo none dore turamubuze ubu turakora iki koko burya rero merukana nawe mubwiye ko ngiye kwimuka ariko aho nari ngiye kwimukira aho naguze ntabwo yari ahazi niyo mpamvu nahise mubwira cyagiye ngo uze urebe aho ntuye rega nubwo nkwitanye yashana burya ubugigika reka nkubwire nawe biriya bintu wakoze ni amakosa urabona burangiye na Zebide twese turi abana bawe ntabwo ari kuvuga ngo ugiye gushaka undi mukazana ngo umuzane ngo ugiye kumurangira undi mugore biriya bintu mu muco w'u Rwanda ntaho byabaye ubwo ari kutwicaza nk'abana bawe ukareba ikosa niba rifite ngewe cyangwa rifite Zebide ukaduhana nk'umubyeyi ariko ariya ni amakosa rwose ni ukuri kose ngiye byarambabaje pe nyine nabona umuhungu wanjye waramuzengereje nabwirwa n'icyo ndimo natokanye nawe uriga oya ntabwo ari bubigenze kuriya rega nanjye nihangane imisinzi nihangane uburara tujye twihanganira biriya bintu wakoze ni amakosa ariko ntuzabyongera mu cyangwa ihangane nyine ukamubaza ikibazo wowe uko urwaye ariko mafu ariko banza arapfukazuka hari igihe ujya kuvuga ukumva aradimana ngo ariko mafu reka nkubwire buriya njyewe nemera Imana cyane Imana ni nziza Imana igaburira imbwa ikagaburira ibisambo ikagaburira abajura n'abatubuzi mwana nkawe Yesu wese yari umutubuzi yatubuye amafi yakugiriye yatubuye amafi ariko ntabwo yatuburiraga abantu kazamurika akaririmba tuzajya mu ijuru kureba bariyo tuzajya mu ijuru kureba bariyo tuzajya mu ijuru kureba yo icyubahiro ni cy'Imana mbese ngira rangiye none se ubundi twaba turi kwiririmbira tugomba guhindura uko dushaka icyubahiro ni cyandewe uko tubishaka inyoni yari idunze iri mu giti ntabwo ari Imana mwana igira mukamana iyo ntabwo ari Imana ntabwo ari Imana ntabwo ari Imana iyo ngiyo ni iy'abakaritasi nese umuhanzi yitwa umukaritasi uratubwiye ngo uteye indirimbo ya mbere urayihinduye urumva uteye iyindi itari yagera waba n'umudije mu twagiye inyoni yari igira mukama yaguye inzoga ariko nta bya bindi Yesu ashimwe cyane ariko nta bya bindi turirimbe basi iyo mu gitabo sibyo mbega urukundo rw'Imana yacu hawarondoro korungana mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora korungana kurongora oya kurondora rusumba ukwezi rusumba izuba kandi niyo mpamvu handitswe ngo Imana izatwohereza mu nsisiro tubabwirize cyane bihane mu byakubiswa n'inkumi n'inkuba wambwa ibyakozwe n'intumwa akoze abapotere gute tukashitege twubaka amabati uwiteka arabinyeretse uwiteka Imana haleluya amen ariko vuga amen mu byakubiswe n'inkuba tukashitege twubaka amabati haranditswe ngo nk'uko umuntu ntabwo yemera gutungwa n'ibyo kunywa gusa kunyambaye akantu kanjye se wambwa uhereza ku manjyo uyu nakotwe yiviriye mu gihugu cya Tanzania ubutumwa bwiza muri ibiki uwiteka arawitweretse uri umunyabyaha uri umusambanyi kugira ngo Imana itwereke yuko tukuzi cyane iyo uryamye ari ukunda gusuragura imisuzi nuka cyaho niko bimeze ibyo apotre avuga nibyo ukunda kurya ibiryo biri mu munyu wanyana y'imbwa we atuto gakitani ufite dayimoni we wambwa we Rwanda nta birimo wagicucyo wagegera we Imana ihimbazwe cyane
imana itukana we atasiyo we itonde uretse njya kuri toilette ni ukuri uretse njya kuri toilette we utandikana amabyi utandikana amabyi zana diporomasi ariko uzana ibya diporomasi sha ntabana b'imana barwana iby'imana nta kurwana mwamaherumye apfu mwabicucumye babwira mwamisega iby'imana nta kurwana iby'imana nta kurwana ishobora kuba ari nyabingi cyangwa igitega cyangwa ryangombwa nta mana itukana ngo wambwa ngo gasubire nyoko ngo ibiki cecekaho n'ubundi nta mufa w'igikeri sha byari ubusongo bwaka kubitwa n'inkubenyi nuko natukana uriya muhambi ngo turamututse uwiteka we uri igitangaza ukwiye gushimwa ndetse no kareka kirasi do araresha nk'igihugu cyatsinzwe guhera saa moya kugeza saa munani mva ngubwire mafu oya wikwayura ariko guhera mu gitondo guhera saa moya kugeza ubu saa munani oya nta n'igiceri cy'atanu twari twabona ikibazo ni nk'iriya mbwa mwana itumariye amagambo y'ubusa ariko imana irebera imbwa ntihumbya mwana humura ariko reka twibere imbwa bigira inzira maze ikindi kintu kubona byose tubikora nk'abasazi reka dutuze abandi barazi twigira abana beza twitonde nk'intumbi cyangwa nk'ifoto intumbi harya intumbi buriya ziritonda ko ubwo se ntabwo turanavuga dore ibigore sha bifite ibibuno bifite ibibuno mana we toka shitingi ariko ntacyo nta kibazo iyo kirimo kurenga ari kigiye kunya mana twaragusenze cyane mana yera nk'ubuvu bwa Gitarama mana ikomeye nk'ikoboyi Uwiteka habwa icyubahiro habwa impundu Uwiteka nyiragushimwa yewe Uwiteka we wowe mana wewe wabambwe ku musaraba Uwiteka we Uwiteka abagore beza abagore Yesu ashimwe sha baraguhamagaye Uwiteka himbazwe Yesu ashimwe Kristo Yesu akuzwe salama jama bose Uwiteka twemera cyane tuve mu muhanda nagumvira ijambo ry'Imana bene data muze ndagize neza byadanje muze hoya ndagize neza nta mukozi w'Imana ngwino sha ikimama cyiza ndi shati ya nyoko ndi shati ya nyoko jama ni igiswahili ntimugire ikibazo cy'indimi ahubwo Uwiteka babyeyi beza Uwiteka yarabahaye ibaha amafaranga ibaha ubutunzi muragaragara neza Uwiteka abaye byinshi cyane Imana yaduhereye ubuntu natwe tugomba gutangirwa ubundi bene data ntabwo nsaba amafaranga menshi cyane agaceri k'ijana konyine karagije mwene data Imana ikaguha umugisha ko mbona witegereza iyi ngegera usa naho wafashijwe uyobe ko ingu yari umujura mba nawe Imana yaragowe abasambanyi bazabona wafashijwe urimo uramwitegereza abajura bavuga Imana nta kintu navugana amateka dufitanye n'uyazi unyibira intebe zo mu nzu nimumwumve harimo kunsebya cyane ngusebya iki wangegera we mayibobo ntabwo ningegera cyangwa murimo murakina filime kugira ngo mbereke yuko ibyo ndimo kuvuga biri sawa fata sikira Bibiliya unsomere muri Yesaya urayimana ntabwo uzongera kugira none se n'umugabo wanjye zibideyo ngamuhaye 7,000 ese ntebe zigura 7,000 arabeshya arambeshyira n'ikutimana ariko ntabwo ndi kirara kwibwa ntabwo ndi kirara none se
Bibiliya ufite wambwiriza ubutumwa. nagize n'ubushyuhe bwinshi cyane navuze nabize icyuya. Dore iyi myenda wagira ngo ni irangamuntu ntajya ayivamo. Imana yatubwiye ngo Pasiteri ntajya yambara ibintu nk'ibi. kugira ngo nkwereke ko ngewe Imana yampaye. Urimo wambara ubusa mukozi. Hoya Imana yarampaye reka. Mukozi Imana yatubwiye ngo umwana urujijo. hoya reka mugabire imyenda. Imana yampereye ubuntu ugomba gutangira ubundi ngewe. Ntandeberara. Mbese uyu muntu ni umusazi bite byawe. Nta mukozi w'Imana wambara ubusa mu muhanda. Imana yampereye ubuntu. Nta mukozi w'Imana wambara ubusa mu muhanda. Uwiteka yampereye ubuntu. Nanjye umuhungu wanyu ngiye kumugabira. Hako njye Urimo kureba iki? ntabwo nari mperutse kubona abasazi njye mu Oya! Uwiteka yampereye ubuntu. nkubwira ngo ndi umusazi wirirwa ugenda Itonde we! ngo ngo sindi umukazana ubu se uyu nguyu umugore afite ubameze atuye Uwiteka yampereye ubuntu. Sikira ndakugabiye. Imana Bibiliya yanjye. ndaguhonda Hoya! Itonde! Muri biraranditse ngo muri biraranditse itonde igirayo igirayo sikira azagikubitana n'abasazi sikira iyi ni ingegera ni mayibobo iyi ngiyi muri Yesaya 5:6 handitse ngo nubona umugore ugiye gufata bibiliya ku muntu wambaye ubusa nubona umugore ukabona umwifuza ugiye gufotora ubwiza ufata bibiliya haranditse ngo reba ibyo bisa nubona umugore ukamwifuza umurongore njya kumurongora